ntabwo wamuteye ese bro uribuka kiriya ari kamera uribuka kiriya ari kamera wowe ushobora gufungwa kandi utanyinisha mani naje nje ntabwo njyewe ndyamana nawe kubera iki ngomba baretse gato reka twumvikane wayareka mwese muzanya se okay reka mubwire tworoshye ibibazo none tworoshye ibibazo umukobwa nawe yo gutera rwaserera ngo namfungisha siko bimeze se okay reka mbyemere byarabaye si byabaye se byemere bivuga ngo reka mbyemere basi ukenanga nge ndive utubwire ukenanga muhitana ukabuteje ibindi bibazo ugapfa nyine twakomeje tukajya tubona amasomo arangiye ariko byari biraho nyine ntabwo byari bikomeye mama nibwo yaje kunshuka nyine njyana ahantu dutoroka ikigo arangije tugeze nyine anywesha inzoga arangije nyine aramfasha kumara muraryama so n'umusaza mukimara kuryama ntabwo ugize utekereza ko mwakoresha agakingirizo cyangwa ntabwo wowe wumva mubyitayeho nawe kubera ko wanyweye n'agacupa naramubwiye arangije nyine arambwira ngo nta kibazo igihe ndimo ntabwo nasama arangije nyine amahirwe ni ayawe ni wowe uzi icyo ushaka sibyo hindukira gake na lillahi wallahu akbar birya mwabikweza twagurutse se none se bro twagurutse se haguruka si ibintu byo biryo wambwiraga man uyu muntu uramuzi ntabwo muzi hanzanira ibibazo ngo ni ibirya se niko kazi uyu muntu nyine uramuzi Tonde bro, yana kwica ndagapingi. Bro, ndi umusore. Umusore njye nahita nkwica. Njye nahita nkwica. Aka niko kazi wanjye wamamagane. Kare. Utabona uri umusore ubyimbye gutyo. Ugira ngo wace. Ubakemura kira kibazo bro. Ese mwiruka. Kare. Bro, kanema. Bro, watushiki ikibazo tugakemura. Ese tugikemura gute? Watushiki ikibazo tugakemura. Watushiki ikibazo tugakemura. Kare nabyo. Watushiki ikibazo tugakemura. Tukagishyira ku murongo. Bana rugutera. Urumva ndi kukubwira. Regara cyari umwana bana si inama mbi. None se ndamuhiki. Amafaranga afite namura. Iwabo bamfungisha. Bana ngafungisha. Iyo wemera icyaha nacyemerera hehe kuri polisi cyangwa nacyemerera wabo ukajya iwabo ukababwira ati ku musaza nabonye iwabo urakara kubi papa we siko yagutema ibyo ubizi akisi uramuzi ntugafate ikintu nk'icyo ngicyo mu cyoroshye mpamvu gusa urumva kiri koroha umwana w'imyaka 16 wari ugize mu gatandatu ko muterera ngewe arabohute uza amagambo yambwiye uza uburyo yandiririye hariya uza uburyo byantwaye kugira ngo ngiye ngo propose akazi bro ntanafite ngewe ntanazi nako kashoboka kugira ngo mugezanga uza ukuntu byamvunye bro nge urumva se nduko kwanga amana nimero yawe se ninajyana muri ribo ntera afite gahunda yo kujyana muri ribo se nukugira ngo ikibazo gikemuke bro reka ikibazo tugikemure ubohe buryo wumva ushaka ubohe buryo wowe nawe niyunge ibintu twiyunge mute hamwe mushake se acyari mutoya nge hehe umujyi wawe gukora iki gusaba imbabazi warayimutse bro ahubwo keretse umbwiye ngo nzisaba uriya mukobwa nabashe gutera inda ntandege iwabo ahubwo kujya iwabo wawe okay uhisemo iki ngo ngiye ngubu uburenganzira keretse ahubwo numuzana cyangwa hari umusizi urukumva ahubwo se ubundi bro ndetse nkigendera nihungira ibibazo n'ubundi ko nageze igendere bro nge ntacyo bintwaye igendere ku kibazo ariko reka nkubwire igendere bro ngewe niba gufunga ntuzambwire aya mashusho arahita ajya hanze ahantu hose waca kuza baraba bakureba musa ahubwo reka nkubwire ibintu byiza cyane tugomba gukora dusibana amashusho twanasabwa kameramani akabisiba nkiberaho niturije n'umwana mbara kuvuka ahubwo inama nziza ukumva umwana yamara kuvuka harukuru umugobwa amaze kuba mukuru. Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu meya audio phone na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kebwe ni Imana Online TV ibageza ibiganiro bigiye bitandukanye nitwe twenye dufite ubushobozi bwo kuba twakingura amarido tukabasha kubona ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero biragoranye kuko ibintu ngiye gukora sinzi ko byoroshye. So kuri kamera zacu uyu mukobwa muri kubonaho
yaraduhamagaye atubwira yuko twamufasha tukanamugira n'inama twebwe nk'abanyarwanda muri rusange natwe dukurikirana ino channel Impano Online TV munakoreho na subscribe ziyongere. So afite inkuru ibabaje nshaka ko dutegaho amatwi ko birababaje cyane pe, birababaje ku bwanjye narabyumvishe ntibagenda karanyishe mbura icyo nakora, gusa naravuze ati oh sore nkore komera byose birashoboka, ikigeragezo cyose waba urimo kirashira kirarangira ibintu bikaba byagenda neza bikaba amahoro. So niyo mpamvu rero nafashe uyu mwanya ndavuga ati reka mutumire tuganire, ndashaka ari byo duheraho tubivuge kugira ngo tubone umwanya wabyo turebe ko byanakemuka koko. So ko ni ibintu bigoye, ni ibintu ngewe ubwanjye n'ibishinzwe biragoye. So story yawe imeze gute ko ntabwo yoroshye n'ababaje uratubwira? nyine nahuye n'ikibazo ishuri nigagamo, nyine nahuye hari umusore wahakoraga, nyine yakoraga ku gikoni aho wigaga. nyine twigaga tubamo. Ubwo yakoraga ku gikoni ni gute? Yakoraga iki? yaratekaga. Ubwo yari umukwiye. maze uwo musore mwamenyaniye ku ishuri? Okay. nyine bwa mbere twatugiyeyo arambona aranganiriza, mbona nyine ni umusore mwiza ntacyo atwaye, urangije nyine ansaba ubucuti, gusa ntabwo nari nzi ko nyine byagira none se kugira ngo utari mwihita nk'uko wabimbwiye mwaraganiye akubwira ko yakubonye gute? nyine yarambwiye nyine ni nk'ibishuko, ubundi yarambonye ngo yishimiye ukuntu umeze, nyine anyizeza ibintu byinshi kuko buri gihe nyine ntabwo ngena ni nk'aho nataryaga nk'abandi bana. wowe waryaga gute? nakundaga kumpa ku biryo nyine by'abarimu, nyine nkarya neza bitandukanye n'abandi banyeshuri. arangije igihe cyaragize nyine aranshuka, arangije nyine turaryama. So ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda baraza no kukwihanganira kuko nk'ubwambere ugiye kuri kamera ntabwo bimenyereye. So wamenyanye n'umutipe ukora ku kigo wigagaho, ubwo n'umukwikwi akajya aguha ibiryo byo ku barimu bitari iby'abanyeshuri muri rusange, sibyo? Yego. Abanyeshuri bagenzi bawe iyo babonaga mugendana nta kindi kintu babivugaho? nyine babonaga ari inshuti rusange, ntabwo umuntu anduta cyane, ntabwo nyine bari gukeka ko ari ibindi bintu. So ntabwo bigize abanyeshuri bakugana kubera icyo wowe utari ibiryo nk'ibyo barya ibiryo by'abakwikwi, bavuga ngo bishobora kuzagira ingaruka, nta n'umwe wigeze kugiraho iyo nama? Yasibye ko nta nshuti yanjye yajyaga ijya kubimbwira nkabibwira nawe. Oh, okay. So noneho ubwo mwarakomeje mukajya mubonana? nyine twakomeje tukajya tubonana amasomo arangiye, ariko byari ibiraho nyine ntabwo byari bikomeye. nyuma nibwo yaje kunshuka, nyine njyana ahantu dutoroka ikigo. arangije tugezeyo nyine amuhisha inzoga, arangije nyine aramfasha kumwe muraryama. So n'umusaza mukimara kuryama ntabwo ugize utekereza ko mwakoresha agakingirizo cyangwa ntabwo wowe wumva mubyitayeho nawe kubera ko wanyweye n'agacupa? narabimubwiye, arangije nyine arambwira ngo nta kibazo igihe ndimo ntabwo nasama. arangije nyine aranshuka biraho, kandi nanjye nawe nanyweye inzoga ntabwo nabitekerejeho cyane. ukimara kumenya ko watwise nagize ubwoba bwinshi, ntekereza ko mu rugo bamerera nabi. ndangije wabwiwe n'iki ko utwise muri rusange? nagiye nyine kuko nari maze igihe nabona imyango, nagiye njya muri farumasi ngura tesite, nyine arangije bambwira uko babikoresha, nipimye nsanga amaraso, wipimye nsanga ndatwite. usanga uratwite, wahise utekereza iki?
nagize ubwoba bwinshi ndabaza ndabimubwira nyine akajya amwepa iwanyu urazizi ko utwite ntabwo wabizi ni ibintu bibi cyane niyo mpamvu nagushatse ngo ngire inama mfasha mu rugo babimenye bamenyera nabi. none se uyu mutipe iyo umuhamagaje nimero yawe bigenda gute? mva iyo muhamagaje nimero yanjye arankupa nyine cyane akoresha indi nimero yakumva ari njye agahita ankupa. yakumva ari njyewe agahita ankupa. uzataha ntabwo mazi neza ariko yarahandanje utarabigeze yajyaga ankwepa kureka nyine akahamisha kubera namubwiye ko nyiri umwana nyine akahamisha neza nta makuru mufite ahagije. urumva ari ikibazo. so none se iwanyu kuri icyo utarabibabwira? mu rugo bahita banyica nabuze uko nabigenza. uvuze ko wabigenza iwanyu urabizi neza se byibuze ko ari abanyamahane cyangwa ni abantu bashobora kumva ibintu? uko biri kose ntabwo bapfa kubyumva barumva batabyumva. urumva batabyumva ndacyari umwana kandi nyine nta nubwo ntabwo sinzi rero ntabwo ukeneye urumva ukeneye gukura biragoye no kubyumva ubwabyo biragoye sibyo? sinzi muri rusange njyewe ikintu nakora ariko byibuze nagerageza nkareba icyo nakora ariko biragoye kugeza isaha biragoye pe biragoye no kubyumva biragoye no mu matwi y'umuntu biragoye. banyarwandakazi mbonereho no kugira n'inama n'urubyiruko muri rusange ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina aricyo kintu umwana yaremeye. umuntu akora imibonano mpuzabitsina ari uko yakuze yabaye umuntu wifatira imyanzuro ubasha no kuba yakwikavarindira ikibazo no kuba afite noneho n'umufasha bakeneye kuba bakwaguka bagakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo nyine bagure umuryango. so n'ababyeyi babizi bakanabibashyigikira. urumva ababashuka abakobwa benshi bajya bashukwa ni nayo mpamvu ibyo bintu bikwiye no kuba byanahinduka. tujya tubona abakobwa benshi babyariye iwabo bitari ngombwa. ikindi tukabona abakobwa benshi mbese bagize ubuzima butari bwiza kubera yuko babyaye abasore bakabatererana nk'icyo gihe bakaba barabikoze biga cyangwa se nk'umuntu akagushukisha amafaranga mukaba mwaryamana wowe nta mbaraga ufite zo gukontorora niba koko yakoresheje agakingirizo nta mbaraga ufite zo gukontorora ingaruka zizava muri ibyo bintu. mbese muri rusange urubyiruko ibi bintu dutangire tubyirinda muri rusange. nuba unakuze urukuze ubasha kuba wakora n'iyo mibonano mpuzabitsina si byiza ko ukora n'imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazakurerera umwana. si byiza ko ukora n'imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazamenya ko uyu mwana ari papa, uwo mwana utazahamagara papa, utazabona papa we. tujye tubasha gushyiramo urukundo abana rw'ababyeyi. so iyo umwana avutse adafite papa wiwe kandi uwo papa wiwe ahari ari uko yatorongeye kubw'impamvu yamuteye yuko yakoze imibonano mpuzabitsina itateguye aba ari ikibazo. umubyeyi ni handi umwana akura nyine yumva ko ibyo bintu batabiteguye, yumva ko batamukunda, yumva ko batamushyigikiye muri iyo nzira yo kuba yaravutse, akajya anicira n'urubanza ati kuki navutse, kuki naseka nk'abandi bana, kuki nahamagara papa iruhande rwanjye nk'abandi bana. so ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu byadindiza iterambere ryacu ry'igihugu, ndetse na leta y'u Rwanda irabikumira igashyiraho n'ingamba nziza zo kugira ngo abantu bagenderaho bere kwirinda ibyo bishuko. hari n'abasaza muri rusange, hari n'abantu b'abapapa bakuru bashuka abana batoya bakabagurira ama iPhone bakabatunga mu mazu meza, bakabarihira ibigo bikomeye, nta rundi rukundo ari ukugira ngo azajya aryamana nawe. ibyo bintu ni ubuhemu. namwe bana, namwe rubyiruko,
muba ba mbere bo gukumira ibyo bintu, muba ba mbere bo kuba intangarugero bo gukumira ibyo bintu. Nunabikora uramutse ukuze, gerageza nyine ube umuntu ubikora mu buryo bwiza nyine, wirinde tu, kuko hari ingamba nyinshi zo kwirinda ingeso zitateguye ziva mu mibonano mpuzabitsina. Si no kubyara gusa, si no gutwita gusa, habamo sida, habamo imitezi, habamo indwara nyinshi kandi zinaremereye muri rusange. So ibyo bintu rero twabyirinda kugira ngo dukore, twubake igihugu cyacu tumeze neza, turi hamwe, twitwe ngo uriya afite umuryango, abana n'umuryango runaka. Ntibiba ari uko byabaye ibyago, yego byarabaye ibyago mugatandukana, atari ibyo byago ariko twiteye twebwe nk'abantu ari ibyago wenda byabayeho muri rusange. Ibyo byo birumvikana. So n'ababyeyi n'abandi muri rusange turabakomeza, tukanabafata no mu mugongo, tukanababa hafi. Ariko iyo wabaye uko nguko ari we wabyiteye, nubwo tubikora ntabwo tuba tubyishimiye cyane, kubera yuko ntabwo nyine aba ari ibyo tu. So twere kuba nyine abantu, twebwe urubyiruko, ni twebwe u Rwanda rw'ejo hazaza, ni twebwe tuzabera urugero rwiza abadukomoka. So ntabwo rero twatangira tubera urugero rwiza urugero rubi abadukomokaho. Twigire ndetse no kuri aba ngaba bakuru, twigire ku babyeyi bacu, tumenye impamvu papa na mama baturuhira, yego ari nako natwe tuzamerera abana bacu muri rusange. So nubwo butumwa nanjye numvaga natangiramo muri iki kiganiro, kugira ngo abanyarwanda tujye ku murongo. Dutangiye manda nziza y'umukuru w'igihugu ya His Excellency, twahindura ibintu byinshi, tugakora ibintu byiza, tukamufasha kubaka. Twere no erega ubuyobozi bukwiye no kurekera kutubwira yuko dukora amakosa, bugomba no kurekera kutubuza ibyaha, twebwe ubwacu tukabyibuza, bagakora ibindi bintu byaduteza imbere ahubwo byo kutwubaka, bakadushyigikira muri rusange. Ntibafate umwanya wo kutubuza ibibi ngo babure umwanya wo kudukorera ibyiza. Reka tubahe umwanya badukorera ibyiza, twere utuma bahugira mu kuturinda ibibi, natwe ubwacu twabyirindira. Turi abantu, turakuze. So ahangaha mukuri n'isomo kandi biranababaje cyane. So noneho ntabwo turi buze gutindana, urumva, nta nubwo iki kiganiro kiri buze kuba kinini cyane, kubera ko gifite intego muri rusange, sibyo? Gifite intego kiraza kugendera muri rusange. Wowe wifuza ko uriya mutipe cyangwa se iwanyu bagenda gute? Se wifuza ko inda yavamo, cyangwa wifuza ko byibuze uriya mutipe yagufasha cyangwa akakujyana mu rugo muri rusange? Ubwo wifuza iki muri rusange? Ikintu cya mbere nifuza, barumva natakuramo inda yanjye, ahubwo sinarubwo nabona uko mbibwira mu rugo, ahubwo na umutipe ni mama wamubwira akafasha. So muri rusange njyewe akimara kumbwira ibyo bintu narabiteguye, kuko ndavuga ati impamvu iki kiganiro tugiye kugikora nuko njyewe nzi ko nagitekerejeho pe, nzamuhamagara ndi umutipe mugenzi wiwe, sibyo? Njyewe mwumvishe ko yakemura ikibazo nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu wateje ibi ngibi, yanabikavaringa bikagenda neza kurushaho, kuruta gukwepa umwana nk'uyu nguyu mutoya. Ahubwo aho kumukwepa wamwegera, mugasangira ibibazo, mugasangira ibyo bintu watumye bibaho, mukabisangira. Kumukwepa ntabwo byaba ari byiza. Mbwire n'abantu batera amada bakirukanka, ubwo ntabwo ari ubugabo, ntabwo ari ubugabo kabisa. Bikwiye no kurangira muri rusange, bikwiye kurangira. So uno mutipe rero wawe, urumva mfitanye nawe gahunda yo kuza ahangaha, ariko ntabwo ari shuwa neza ko uri hano, sibyo? Ntabwo ari shuwa neza yuko uri hano, kandi ikindi nta nubwo nshaka ko amenya ko uri hano. So njyewe ndabanza muganirize ku giti cyanjye, nanyangira nibwo ndamukwereka, nibwo noneho arahita abyizera muri rusange, tuganira. Ntabwo nshaka ko abona ko nyine uri hano. Noneho ngiye kumwitaba, muvugishe musabe ko n'ubundi nari namusabye ko tugiye kurana, ngiye kumurangira akazi. Ntabwo nshaka nyine bakakubona nk'uko nabikubwiye. Ngiye kureba abantu mbavugisha, manze muvugishe. Halo? We? Salama bro. Meza bite se? Biri neza nta kibazo. None se kandi wandange
mbona amageze. ahantu hari akadarapo kameze nk'intuza nk'icyapa. Okay, reka nze hari ibikani. Kanze ngufate nari. Ninjirire hepfo Oya, guma reka nze ngufate nari. Usa nk'umanuka ujya kwinjirira hepfo nze ngufate. Hepfo naho hari igikari sawa. Sawa. Ugiye muhara mu nzu niza mikoro kameramani. Izindi mikoro. Urumva? cyane nicaye mufatire nze kumufatira. Nicaye nze kumufatira. Mva ukuntu bigiye kugenda rero kameramani bare stand by haguruka kabisa twataka kazi. Ugiye kugenda ujye muhara. Urumva? Nimbara kumuvugisha leta nza kureba kabisa. Hariya mu nzu bari hujya. Ntuze narakubwira. Sawa. Kameramani tugendana ariko ibi bintu she motipe ni igiswa. Kazabandi muzikanira bro. Imodoka z'abandi muzikanira. Salama bro. Meza bite se? we Ni fresh. yawana nare Kameramani. salama Ni sawa. fresh Niko. Uri tayari? yawana tayari nta kibazo ndashima kazi nakanda Ntabwo ubona turi kuri kamera kwanza twinjire. Dukora akayiteleviziyo tukamwoherereze kubera ko nyine mu diaspora bahanze tukamwoherereze noneho uvuga ibyo ushoboye noneho n'ibyo yambwiye guhaza noneho ahita atangira guhereza akazi azajya guhemba 400 nk'uko nabikubwiye. Ikindi azajya kwishyurira inzu urumva tike na transport kandi ikindi wowe ni ukumutekera gusa nta bindi sibyo ushoboye nta bindi. So uzi guteka fresh cyane niko kazi kacu. Akayinterview ntari bise cyabira gutunguye. Si umamagaye nandi mu rugo ndi kuruhuka ariko nta kibazo ntabirenze. So utinya kamera? Ntabwo ntinya kamera, iyo harimo amafaranga ntabwo umuntu atinya kamera. Wakicara ahangaha noneho nta kibazo wakicara ahangaha. Meze bite se bro? Fresh papa. Manda ni gisore. Turanaburanya ariko. None se uri ni gisore kabisa. Mugabo wese nta kazi ko guteka nyine wajya se. Urabizi umukene mbere kugira ngo abanza nabyumve tubanza kumva umunyu amavuta bakiriya batabakunda amavuta duteka kinyarwanda duteka kizungu ni ibintu nyine byose wabikora cyane. Ariko ngo wigeze ukora ku kigo cy'amashuri njye ndaperereza. Ni kera cyane umuntu atarabona amafaranga nyine. Oh yes ubu se wabonye amafaranga bari kugenda aboneka kontakte z'abantu nkaye nk'uko ugiye kundabura tuzibona tugakura abantu bari ku umeze nk'igipapo ufite umugore. Kare ndacyari umwana no kuba ndacyari umwana. Nuko wabonye amafaranga ukaba no mu biryo. Amafaranga ibiryo nga ndabikora akirumva ko bari amahoro nyine tu. Hagusa nyine mu myaka igiye kuzaza nshaka kuzajya. Boss ntabwo akunda abantu barya abana ugaragara nk'umuntu urya abana. Izi sura zacu ni sura zikwiye kwizerwa. Imana iba yaratwize. Kubera ko afite umugore hari n'igihe yashobora kukubwira ngo ujye kumutekera tu. Nimba afite umugore nowe umva ntabwo washobora keretse nyine nk'uko ngezeyo nkabona uwanjye so urumva ko umuntu yabikurikirana. Okay aho ni sawa cyane. None se mwana utabeshye uhiruka nko mu rukundo nka ryari? Bitewe na situation yo guhiga amafaranga ibintu se by'urukundo umuntu acyabijyamo njye ntabwo nigeze mbijyamo ariko. Oh yes wambwiye ngo amafaranga yari ubuzima bwanjye niyo nakuze miga ashaka cyane nta kibazo nubwo umuntu apfa nakiyashaka ariko ntabwo gusa urukundo nyine nimbona
umutima wanjye wishimira urumva umuntu azabikurikirana abavandimwe namwe mbatumire mwana impamvu mbavuga ngo impamvu yaratubwira ngo tugukoresha aka interview bose mwana afite abana bikuze bimeze ukuntu byitamuye biri muri za 18 17 hari nk'ukuntu rero ushobora kukirabuka ukaba wanagitereta ukaba wanagitereta iw'abandi niw'abandi mari mu kindi gihugu mani bakwica ariko umuntu gutyo ariko wapi ni ukuvuga ngo nta muntu wowe uratera inda kare no mu muryango w'iwacu ntabwo bajya batera inda bakiri mu myaka 25 reka ni nka hejuru ya 30 urabeshya ubwo urumva nta muhikise nta kanya ndacyataha no mu rugo uwo mukobwa namutera inda nkamujyana ubwo se urafutse wenda unayimuteye nk'urugero wahita umuhubuka ariko ntabwo byabaho ntabwo wamutera reka wakoresha n'agakingirizo agakingirizo kurumva ni sawa cyane agakingirizo ni sawa ariko buriya ku mwana wa rubanda nyine aba ari sawa ariko ku mwana muziranye hari ukuntu ugomba kwita unabikurikirana ntabwo bizi gute ubu rero amakuru bw'ino nicyo ubundi ngiye mbashaka buriya ngewe nshobora kuba mpuye n'umwana tujya tugakundana tukamenyana nyuma y'imyaka 2 hari icyizere tuba twarahanye wanamuterera washaka ukanamugera n'umugore ako kanya urumva nimba tuganira tukavugana byose niyo mugiye kubikurikirana ibintu by'agakingirizo keretse nk'abantu umuntu ajya ahora nk'abo yagiye nko kwinywera byeri mu kabari ugasanga ujya no mu kabari unywa inzoga se ngo ngucanjemo unywa iki njyewe nywa inzoga za Bralirwa za Skol na Bralirwa byose hari ibintu bita inzoga ngo bita ngo amarikeri y'ibyuma njyemba ndimo mwibaza urumva nkaho umusore ukiri wanyu ufite n'ibiceri byawe unakorera n'ibiceri byawe uramutse uteye nk'umukobwa w'abandi nk'inda wamutunga cyangwa wahita umuhubuka mbonye afite imyaka y'ubukure nta kibazo byatera namufata nkava nko mu rugo nimba mfite nkakodesha nk'akavuma nyine nawe urabyumva nk'iniga nkabikurikirana ubwo se adafite imyaka wahita umutererana adafite imyaka byo ni mu bigori cyane cyangwa ukundira rata bro umuntu ahita ajugunya mu bigori byaba n'urusaku karakuntu ese muri Kongo kari intambara va muri Kongo yego twigumira hano mu Rwanda umuntu ari kuvuga nta yanahungira n'ibyo bibaye kugira za Uganda ugatumika ukazaza umwana yaravutse n'umugore yarakuze gusa bakapfa kukuregamo bikeya naho ngiye naba nashaka ukuntu napagasa nkazaza mfite ibiceri urumva kwa data buke nk'aba kacika nk'ibiceri nyine birabeze ku basaza n'ibiceri ibiryo warabiriye we gusore wagira ngo waryaga iby'abarimu by'abarimu ni kera uko nsigaye n'ibyanjye natetse n'iby'abakiriya so ari akantu rero bose yatubwiye ngo tugukorere k'agasiripurize ngo nugatsinda uragutsindira akazi wabyemera biraterwa n'akari kakosaka wowe ntabwo kagusaba kunavaho sibwo kajyanye n'iki siripurize sibwo ni nka tesite y'umukire nyine w'abakire sura abayoboye wabyemera ariko kubera harimo n'amafaranga hari ukuntu mbwira niba wabyemera cyangwa wabyanga mbwira umukire mubwira ati rero wamunika ntabwo byakunda rero ushaka undi kubera harimo amafaranga ibyo bintu byakunda byacamo nimba ari sawa nta ngaruka byazateza kameramani rero urasa nk'uwigira inyuma gatoya urumva noneho akumfatire fresh mfate sibwo no gufatana birimo se agufata agashusho kawe nangiza ngo ninjye mugiye gufata da n'amaboko uzona mwana wambasha amazi wowe ndashaka ko uguma umeze uko nguko wabinyemerera ewa nta kibazo nyine tuyicaye ndatuje icyo ngusaba ntabwo nshaka kuza kureba inyuma urabyemera asabwe kureba inyuma nyine ni ukuvuga ngo ibyo tugiye guturutsa inyuma turagufomboza utubwire ibyo ari byo ni nko kumfuka mu maso uguma ureba imbere gutya urebe kameramani nuhindukira uraba wishe surprise twe turakubaza ibintu ubifombora
ifumbure kandi n'ibijyanye n'ubundi n'akazi kawe. akazi ko guteka se no gufombora ubwo tugiye tekinike tuba dufite tuzi ukuntu tugiye kubikubaza. ukuntu tuvanga ibintu byacu ariko bimenye Dufite ukuntu tugiye kubikubaza. Ntabwo ari ibintu bigoye tu. Ni amahirwe yawe. So ubwo urahitamo nyine niba urabyemera niba utarabyemera. amakira akazi koko numva ko kari kuvuna Ni insazi mwana. Natwe nibwo yatubwiye nta kandi tugomba kugenda ku mategeko y'isibyo. nanga ari hanze nasanga mvuye no mu Rwanda bajya no guhigira hanze dore amafaranga yo mu Rwanda yarakaze. Okay. Ubwo wabyemera? 800. Wabyemera? Nabyemera. Uguma ureba uko nguko ntuhindukire kugeza igihe ngiye mbikwibwiririye cyangwa se tubikubwiye. Okay, nta kibazo. Fresh. Asante sana. Sawa. Bro bimeze bite? Umaho oya ntuhindukire bro. Nakubwiye ngo ntuhindukire, sibyo? Wowe uguma uko nguko bro. Ndakubwiye ngo uguma uko nguko. Sibyo? Bimeze bite? Guma uko bana yase mwana wawe twagendanye neza gake gake. Guma uko nguko. Ega n'umuntu afite n'amashyushyu ibintu byiza cyangwa n'ibibi byose umuntu afite amashyushyu. None se umeze ute mwana? Shima ariko no Uriteguye akazi k'umukire? akazi ko numva ari kozamo Harya umukire yakubwiye ko azajya guhemba ngana? 100 ariko ni amanyarwanda cyangwa amadolari. Ni amanyarwanda. 400 akajya kwishyura n'ibiki n'ibiki. Akajya ngaburira akamenyeraho kuryama. Itike se izajya yazayishyurira. Niko yabyemeye. Ariko noneho urumva sibyo? Urahindukira gakeya witonze utubwire ibi biryo ni bwoko ki. Mpagaze se cyangwa Yicara ntabwo yicara. Utubwire ibyo biryo biri inyuma ni bwoko ki babiteka gute. Hindukire gake witonze. Kandi urabivuga bikanze imbere nimba ari ibiryo. Urabivuga mu masegonda atatu. Urahindukira uvuga ati ibiryo babiteka gutya bihira igihe kingana gutya. Uri kuri kamera bari kubirikodinga bro. Amahirwe na yawe ni wowe uzi icyo ushaka sibyo? Hindukira gake. Na lillahi wallahu akbar. Ibiryo mwabikweza. Twagurutse se. none se bro Twagurutse se. haguruka si ibintu byo biryo wambwiraga man Uyu muntu uramuzi? Ntago muzi. Ukeneye kuba wamufasha bro. kare yes ibi ngibi tekereza niyo waranzanye ngo aka niko kazi ibi ni byo biryo se bro None ubu biragenda. kare Tonde bro. Genda kwica ndagapingi. bro ndi umusore umusore ngena leta nkwica ngena leta nkwica aka niko kazi wanjye wamamagane kare Utabona uri umusore ubyimbye gutyo. Ugira ngo wace. Ubakemura kira kibazo bro. Ese mani bajye kugafunga. bakamfuka byo waranzanye ibintu by'ibiryo ibiryo by'akazi ngibiki kandi n'abakobwa uriya mukobwa naho muzi kare None se kuri kwiruka. njye nanda nateye Kuri kwiruka se. nukunze Kwari kuri kwiruka. kare Bro, kalema. Bro, watushiki ikibazo tukagikemura. ese tugikemura gute Watushiki ikibazo tugikemura gute Watushiki ikibazo tukagikemura. kare nabyo Watosha ikibazo tukagikemura. Tukagishyira ku murongo. Reba ukuntu ngize. oya Reba ukuntu ngize bro. Duze ikibazo tugikemura. Jya umamagaye ngo ni akazi mumagarira akazi none ndetse n'inshinga ziri kare Ntabwo umuzi. ntabwo muzi Ntabwo umuzi. ntabwo muzi Mani bagufunze wabuzize ubusa. kare ntabwo Bagufunze wabuzize ubusa. ntabwo bamfunga Witeguye gufungwa? cyane nzaruburana njyewe Uriya mukobwa ntabwo umuzi. ntabwo muzi Ntabwo umuzi. ahubwo se wanyingure nkitahira bya bintu byawe urunzanye Katinga mwana. ndio ndangira akazi sibyo se ariko bari kubanza kuneguza njye nkanabitekerezaho ibibazo ugiye kunzanamo Biriya rikabyura mukobwa ntabwo none se kuki yagwamaga inshuro zingahe? none se aka kanya kari kuri kamera nibamfunga nibabibona bakamfunga Nyine bagufunga kubera yuko ahubwo nirukanga bari tubana nagufunga. none se waretse nkikingurira nkigendera namara kwigendera nkaguha amafaranga cyangwa kugura agafanta
urabukemura ikibazo bro, urabukemura ikibazo. Njyewe nta byafata mwana, nanjye nayikugurira umunsi. Jewe wari ugiye kundangira akazi ngira ngo njye kwita nisohokera hanze y'igihugu n'ibyo bibazo mbicike nanabyibagirwe sinzi igihe nzanagarukira sibyo se ariko wese akamuteye inda. Okay, reka ngufashe ntacyo. Uramukobwa uremera ko wamuteye inda? ni kera mane ni kera bro kumva jewe nakubwiye ko uwejo bundi afite inda itaranagera n'ibyumweru bibiri. bro njye nikoreraga ahantu nkuko babivugaga sibyo nikoreraga ku kigo cy'amashuri njyewe urukumva ndi umukwikwi niga nkora guteka nyene tu ibintu byanjye nje niza uriya mukobwa ibintu twakoze ntago nari nzi ko bibyare biri. None se kuki uri kumuhunga mwana? Kandi namuhunga se natakiri mutoya yambwiye ko namuhaye n'inzoga. Urumva atakiri wenda muhamagara ze hano neza hari imyaka 19 afite cya 18 nyine muhamagara ze ahangaha muhamagara ze ahangaha nibwo urabyemera. Waretse mwana kuri umuntu w'umugabo bro, ko waba umuntu w'umugabo mwana wajya ureka gutererana ikibazo bro. Ntari gutererana urumva ndi kukubwira regara cyari umwana bana si inama mbi none se ndamuhiki amafaranga mfite namura iwabo bamfungisha nkafungungije iyo wemera icyaha nacyemerera hehe kuri polisi cyangwa nkacemerera iwabo ukajya iwabo ukababwira ati ku musaza nabonye iwabo urakara kubi papa we sitwaya gutema ibyo ubizi ariko bro njye sinzi n'ukuntu ntabwo yagutema ntugafate akisura muzi ntugafate ikintu nk'icyo ngicyo mu cyoroshye mpamvu gusa urumva kiri koroha umwana w'imyaka 16 wari ugize mu 6 ko muterera njyewe arabahuke uza amagambo yambwiye uza uburyo yandiririye hariya uza uburyo byantwaye kugira ngo ngiye ngo propose akazi bro ntanafite njyewe ntanazi nako kashoboka kugira ngo mugeze anga uza ukuntu byamvunye bro ngiye urumva se nduko kwanga amana nimero yawe se ninajyana muri ribo ntera afite gahunda yo kujyana muri ribo se nukugira ngo ikibazo gikemuke bro reka ikibazo tugikemure ubuhe buryo wumva ushaka ubuhe buryo wowe nawe niyunge ibintu twiyunge gute hamwe mushake se aracyari mutoya nge hehe umujyi wawe gukora iki gusaba imbabazi warayimutse bro ahubwo keretse umbwiye ngo nzisaba uriya mukobwa nabashe gutera inda ntandege iwabo ahubwo kujya iwabo wawe okay uhisemo iki ngo ngiye nguhe uburenganzira keretse ahubwo numuzana cyangwa hari umusizi urukumva ahubwo se ubundi bro ndetse nkigendera nihungira ibibazo n'ubundi ko nageze igendere bro ngiye ntacyo bintwaye igendere ku kibazo ariko reka nkubwire igendere bro njyewe niba gufunga ntuzambwire aya mashusho arahita ajya hanze ahantu hose waca kuza baraba bakureba musa ahubwo reka nkubwire ibintu byiza cyane tugomba gukora dusibana amashusho twanasabwa kameramani akabisiba nkiberaho niturije n'umwana mbara kuvuka ahubwo inama nziza ukumva umwana yamara kuvuka harukuru umugobwa amaje kuba mukuru akemura ikibazo nabyo gukemura ikibazo mani we nakubwiye ngo reka muha amafaranga ve undeke nigendere si byose sister ngwino hano azese wapi ntabwo mbishaka mumurekere hariya urukumva we mureke ibyanjye reka tubiganire urukumva cyarikana nigendere mani wondeke nyine ndemera unanyije wewe mwicira iki se uriya mukobwa ni musaza wawe cyangwa ni mushiki wawe ntabwo ari mushiki wanjye ariko ni umuryango niwo kwa nyoko wanyu se turi umuryango wahehe okay gati genda ugiye kujya muri mani unyinishe binano bro binano tubwira abanyarwanda ukuri agapfa ubu nshaka kumwifuriza gupfa ikintu hasi shabura twita aracyari nyasugisha oya gabanya ibyo ngibyo umva se mubwire impamvu dukoze ino video n'abanyarwanda babirebereho ntabwo tuyikoze kugira ngo kuko ari ibyabayeho oya iyi ni inkuru itarabayeho ni ukwikinira filimi bisanzwe tunaribi abanyarwandakazi fasha uno mwanya basaba n'imbabazi mwe mwarebye ino video mukagira ngo ni ibyanyabyo kuko ibi bintu ntabwo ari ibyanyabyo iyi ni script twapanze ngewe nkanjye mbivugeho ni ngewe wabitekereje mfatanyije na bagenzi banjye kugira ngo
twere dukumire inda zitateganyijwe cyangwa se dukangurira urubyiruko nanjye ndimo muri rusange tubere igihugu abantu bazima, abantu bafite intego muri rusange, turinde inda zitateguwe ndetse n'igihe wakuze uramutse uri mukuru ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ushaka kwifata byakunaniye nyine ukavuga ati ndashaka gukora imibonano mpuzabitsina, wakwifata ugakoresha agakingirizo ni sawa cyane ahantu hose, kuri supermarket, kuri ahantu hose muri butike, ahantu hose kwa murokore, kwande hose wakurayo agakingirizo ni kanahenda, ndetse hari nubwo bagiye bashyira ku tuzu tw'urubyiruko, ushaka no kubajyanama, ushaka wajya no kubitaro ukavuga ati ngiye mu dukingirizo baguha n'icumi nk'ipaki udupaki 10 amakarito baragupakirira kujya ukore wagwame. wirinde sibyo, twirinde. Uyu mukobwa twamukinishije agaragaza ko atwite ariko ntago atwite koko, nibyo bivuge byisobanurire. Mbanje kubasuhuza mwese mudukurikiye Impano Online TV. Impamvu twakinnye ino video ni ukugira ngo Norore kugira ngo hano hasi urumva nyine twara baby batera inda bakabura uko babigenza wamuruka ukavuga nta mpamvu yo kwirerana. Erega sina ngombwa ko izo nda zibaho, izo nda zikwiye kubaho wapi, ntabwo zikwiye kubaho, kereka inda yemewe n'amategeko n'ababyeyi n'Imana muri rusange cyane. Leta yirirwa idukangurira kwifata, urumva n'ibitunanira dukoresha udukingirizo turiho, nta kintu leta idakora. Ubu leta tujya tuyigora koko nk'urubyiruko, tuyigore muri ibyo ngibyo, tuyigore no mu bindi, ubwo si ubwo izaduha umwanya gute? Reka ibi natwe tubyikemure nk'urubyiruko, twere kujya mu biyobyabwenge, twere nk'uko nawe wari uri kunywa inzoga si nziza. Inzoga ni nziza ariko nimuyivuga nabi, inzoga ni nziza kandi inzoga ibambi iyo wayinyweye ikagukoresha ibintu bibi, niyo inzoga ihinduka mbi. Ako sinimba nkwe akabiya kanje nkitahira nkajya kuryama. Inzoga ni nziza cyane ahubwo se umuntu abihakana nta ntere. Urubyiruko rwirinde iki? Natwe abasore dushuka abakobwa, twirinde ibiyobyabwenge, itabi, urumogi n'ibindi bisa nabyo. Twirinde n'ibyaha bikorwa n'urubyiruko, ubusambanyi. Dore twagize amahirwe tugira igihugu cyiza, tugira n'ubuyobozi abayobozi beza. Kagame twaramutoye, yego, gahunda ni neza. Iyi manda tuyitangira ubundi, reka nkubwira, ubundi ipanze akazi, ubundi gukumira yewe mu mihigo ubundi nibereyemo. Niko bimeze, tugomba kuba mu mihigo. Mugenzi wanjye mbona ari mu mafuti mukebura, abona ndi mu mafuti anyebura. Nuko nguko tugiye kubaka. Hari n'ahantu umuntu atabura n'agakingirizo, urabizi? Oya, nta hantu bene se mfanye n'umunyeshuri kwiga tukabanza duca ahantu. Umunyeshuri we kirazira, nta nubwo yemerewe no gukora n'imibonano mpuzabitsina, yemerewe kubyiga, ntabwo yemerewe kubikora. Kubyiga ese wakiga ibintu udashyira muri pratique? Muri teo yemerewe kubyiga, ariko menye nanabikora. Abanyarwandakazi rero, ino video ntabwo yari igamije inabi, ntabwo yari igamije kubeshya Abanyarwanda, ahubwo yari igamije gukangurira abakobwa. Ibaze ino situation uno mukobwa yari arimo, aka kanya ubaye ari wowe uyirimo, wakitwara gute? Byaba bimeze gute? So nizere yuko ribabera isomo. Ibi ngibi nta leta yabimbwiye, nta muntu wabimbwiye, ngewe nabyitekerereje, ndavuga ati nkwiye kugira icyo nkora nanjye, kandi nkuko nkwiye gukora n'ibindi bintu bishishikariza urubyiruko guhinduka, tukamera abantu, tukamera abo ababyeyi bacu bifuza, abo igihugu cyacu cyifuza, dore ko tunafite n'amahirwe meza yuko iki gihugu kizaba icyacu ejo hazaza. Nitwe rubyiruko, nitwe babikorera. Impamvu umutekano mwiza, impamvu ubuyobozi bwiza ni ukugira ngo igihugu cyacu twebwe nk'abana, twebwe nk'urubyiruko tugiteze imbere, tuzagisange kimeze neza, natwe tugisigasire, tugikomereho. Umukobwa wese wagize ikibazo ntugatinye kuvuga, man, hari imirongo ishinzwe kubafasha. Yego, hari imirongo ishinzwe duhura ngo uri kurira bagutinda, hano uzambona, sibyo? Utwisute. Yego, gutwita, urumva, yego biba byabayeho pe, nta muntu wahindura icyabaye. Wafashwe ku ngufu wagize ujya gufatwa aho ngaho ni ribu. Hamagara umurongo utishyurwa 1-6-4. Ni 1-1-4. Uwo ni umurongo utishyurwa wa ribu.
ukwiye guhamagara cyangwa ugahita ubwira umuntu ukwegera uwo ari we wese ukavuga ati maje guhohoterwa ntabara mfasha. Ibyo bintu tubirwanye muri rusange. Banyarwandakazi, niba ubona ko iki kiganiro nagikoze nta mutima mubi nari mfite kandi koko nkwiye no kuba natanze ubutumwa, koko niba ubona ko natanze n'ubutumwa wandike muri comment uvugisha ukuri uko ubibonye, nibyo cyangwa si byo. Niba atari nabyo mumbabarire, niba natekereje ibingibi byo guhindura urubyiruko, byo gukuramo n'abana batwara inda zitateganyijwe, mumbabarire please. Ngewe nashakaga ko bihinduka tu, kuko nabonye byarabaye byinshi. Twebwe noneho cyane ariko reka mvugishe n'ukuri, twebwe cyane abahungu ni twebwe dushuka abakobwa kubera yuko tubarusha intege, rimwe na rimwe tuba tunabarusha n'amafaranga. Hari n'igihe twebwe tuba twanakoze n'imirimo tuniga, ntabwo bakituyarusha. So banyarwandakazi, ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya kugira ngo murebe kino kiganiro. Nta nabi twagikoreye, ni ukugira ngo gitange neza. Ndabakoze cyane, ndabashimiye. Mukore subscribe ku Mana Online TV. Icyo twabikoreye ni uguhindura abantu.